ushatse kuvuga iki ntacyo Djihad ushatse kuvuga agiye ko narwaye imiti yamye nyamara none se nayigukuramo akagenda akayikubita mu wundi birashuri none se iriya miti buri kwamamaza ni iki ngo barashaka unanuka iki kushaka buriya ubunyunyu sibwo muri kokombure ukagiye kubona ukabona ari kurwana no kunywa ibintu birimo kokombure ariko wabaye kokombure ngo iri gukora umuti haza ngo umunyabwenge wize cyane waminuje ngo uba muri Amerika witwa Blaze ngo aravuga ngo ariko ngo iyo free zone ngo bite byayo ndavuga ntariko turavuga free samo kwazana free zone Okay, tuhaye ikaze kuri day to day muzajya mubana nanjye ku inzu uyu munsi twabazaniye umushu w'abashu kwisi mu Rwanda ahantu hose aho muherereye nizere ko mumeze neza cyane twebwe i Kigali tumeze bien tumeze neza Djihad bite umeze gute ni sawa shu meze neza ntago ndikumva ko like ndi kuri day to day ugomba kuba uri kuri day to day kuko muri iyi minsi day to day niyo yonyine igiye gukora muri Kigali na 3D igiye kwita isibangana oh yeah excuse me ntago bishoboka rwose kuko ndikumva ari Emi wicaye aho noneho ndikumva ari Queen Zoo wanje donc dukorana kuri B+ TV babyumve neza turakorana donc nagombaga no kugusupportinga ariko bataza kugira ngo nahinduye idini of course nagombaga gusupportinga my girl kandi igihe cyose uzankenera I'm here for you. Thank you so much turagushimiye nk'umuryango mugari by'umwihariko wa day to day twebwe tumeze neza twishimira abantu beza batagira umutima mu Djihad kandi nawe uri mu bantu beza bagira umutima mwiza muri utaza kuza kuntira agatima kabi kubera iki uri guhura n'indaya zitameze neza ntiziguha amafaranga Zubite umeze neza Imana uri kumva ko vibe ni vibe nyine ya kandi courage cyangwa se congratulation utuzi tu ese uyu mubasi wanje wamuvugaho iki we kabisa simbizi ntago nzi donc amasezerano ufite hano ariko nishimiye indi ntambwe uteye donc ya hano na B+ ariko nanone ikiza nuko umuntu abakora ibintu akunze buriya gukunda ibintu ukunda no gukora ibintu ukunda ni ibintu bitandukanye. Ofete abashu tubana kuri 3D TV nibo bajya bambwira ntabwo twibaza umunsi tuzumva yuko twabuze interview yawe uyu munsi baraboniye ejo baza nuko uzajya tubavangira tugomba ngewe mpari hano kugira ngo supporting Zoo n'umwana mwiza cyane ibaza ariko kuba utangiye akazi ugatangirana na we nkatangira nawe Djihad uraroga n'ukuntu wigize ngo nta bantu ese ko narakora kuzi yandi ma YouTube channel no nta yandi nemere kujya ariko mba ngomba nkawe kugusupportinga ni hameri dakuka kandi ejo ushobora no kuryama ukumva ko hari ikintu ushaka ko tuganira uzampamagare ngomba kuba inyuma yawe paka pe rwose. Thank you so much twabashimiye n'ukuri cyane namwe ubwo wanyicishije inyota ego ubu wabuze iki hano hepfo ntago hari ibintu byo kurya n'ibyo kunywa uri kugira ngo usebye boss wowe ariko buriya muraza kuza kumva amazi oya ushaka iki ngo tugutumire uno mwana uri hano ajye ufite n'abaho dufite umwana dutuma sibyo zuzi kutarajya dufite umwana dutuma yakuzanira icyo kunywa nta mpamvu yo kwicwa n'inyota wageze kuri day to day Kimwe karibu kuri day to day reka dusabe n'abantu bose bakora subscribe share ndetse na comment ariko njye bintu sinzi impamvu ntabikunda kubera yuko ntekereza ko ibintu ari byiza abantu baba bagomba kubikora kandi bumve ko ari n'itegeko bumve ko ari hamere dakuka kandi bumve ko Zoo ari hano rwose agomba kuba hasho ntahandi hantu ngomba kujya ntahandi ubu ni hano na B+ sho bazajya baburira muri B+ ntibaziburire kuri day to day ntibazibure kuri 3D iwanyu ntahandi bazazibona ntahandi cyakemutse maherena wayabonye aso ubwo abantu bari kwibuka uburyo kindi mwiza igosha ukuntu uri mwiza abantu batazi rero ubwiza bwa Queen Zoo baze kuri B+ barakuba baze kuri B+ TV ntuzajya mbasha kugaragara tuzaba duhari tugaragara bambone ariko ubu ngubu baba kuri day to day
bazajya bumva ijwi gusa ariko hari umunsi bazakubona kuri day to day ntago bazambona ntago bambona kuko hashobora guhita habaho cya kintu cyitwa jam y'abantu kuba bati umuntu w'umukobwa mwiza bite biragenda umukobwa w'ikizungerezi bazanye kuri day to day. Okay. Hanyuma ndagira ngo tuhite tuganira ku bintu bikeya byihuse kugira ngo abantu tutaza kubatindira. Ejo bundi kwa gatandatu ibusiri ku cyumweru. Kwa gatandatu nabonye inkuru ya Kevin Kade ari mu mazi ngo ari gupfubura umuntu. Ariko bapfubura ba mama gusa cyangwa n'abakobwa barabapfubura. N'abakobwa nguko hari abakobwa bapfubye. Uzi imipfubi iri muri iyi mihanda imeze irya hari ibyo dufite by'imijugu bigapfu ariko ikibazo bari abasore badashobotse hari abasore bifitiye ugeraho ari kuri bayipadiri ngo hari abakobwa bapfubye muri iyi mizi ahubwo yemeze neza iriya mihanda ubona n'ipitapitishamo ubona nayipitapitishamo hanyuma ku kintu nabonye cya Kevin Kade donc mu Rwanda bakora amapra ariko bakayakora n'abagapfuba urumva agapfuba ibaze kuba barapfubye bagakora n'amaplaka agize gute apfuba so rero biriya bintu reba hari harya toys biriya biboro birongoresha nibiki nibi sex toys nagiye kubona bona bisetinze mu mantuzenya mu madushe sibyo ngiye kumva numva noneho bana bakobwa basigaye bakunda ngo abantu bakubita ku bintu bivuga ngo bagakubita bikavuga noneho haraho barongora muri za chicken naho zera nabibwe ariko kuriya wese nzo bari bamuteretse ngira ngo bari bamuteretse mu nyanja muri bya bindi by'amazi urareba cya kintu kibamo amazi ntuze kiriya kiboro bogeramo harya ni igiki cyitwa rero kwa kuntu twe tuba twaroze mu bishanga birangora aha hepfo kuri mazi ariho twagiye tukidumva gusa bareba cya kintu cy'abakire bogeramo bagashyiramo n'indabo cyitwa ngwi harya cyitwa gute lavabo I think ni Yago bakarabiramo si yindi bakarabiramo lavabo lavabo cyangwa ni hanyuma se bathroom ni okay icyo tugisimbuka reka tukite kiri ibyo byose nicyo bamuteretsemo n'amazi bikavuga ngwengo Kade oya hari igihe Djihad hari abana muri iyi mihanda bameze neza ibintu by'amakokombure babiyobotse ibintu bya ako kakokombure gakora umuti none uzareba amasoko y'abagore bagenda na kokombure mu bintuzi uzajya mu isoko rya Kimironko ntago kokombure bazirangura mu gitondo ngo saa 6 uzisange muri ziba zashize zara ko gace ka Kimironko gakoresha kokombure ahubwo abantu bajya kugurayo kuko niho haba ibintu biri fresh okay noneho nsigaye nanabona abakobwa cyane abakobwa ngo barashaka kunanuka iki kushaka buriya ubunyunyu sibwo muri kokombure ukagiye kubona ukabona ari kurwana no kunywa ibintu birimo kokombure ariko wabaye kokombure ngo iri gukora umuti nyine kokombure iri multi work irananura ikanagira amazi menshi ikanagira amazi menshi urusura mukobwa yanyweye yariye kokombure cyangwa yariye kaotamirone na kaotamirone wasanga n'amayogati burya aho so rero biriya bintu byo kuruna bibonye nagerageje gukurura agiye gushyira hanze indirimbo Kevin Kade ariko kuko nkurikije ibintu yahuye nabyo si uwo kujya gukora ibintu ku karubanda kuko urabona ko umuntu yafashe video amanuka ngo Kade ariko abakobwa muri iyi mihanda muzi gutaka ujye niha baraba kandi biriya ngo ari by'abagabo bakunda aho turango ni by'abagabo bakunda ngo bibabiri igihe simba nshaka imisakuriza ni bucece bucecese ukora bucece nk'imbata burya imbata hari ukuntu ngo yomboka igacekaho imbata inkoko burya nayo ni injajwa imbata yabiryoshye reka ngurara hagato ngurahaho nk'imbata noneho navuga nta kose bita imbata yarabawe ujya kuva ukumva iminiho nge simba shaka ibimvugira mu matwi mbaniriwe nzenguruka mu makarabi ibyuma byansakurije wowe ngwino bucece dukubite bucece ubundi wiyoroza udasakuza
uramvugiriza induru nkande N'uburyohe, gende mu masinagogi n'uburyohe, ubwo buryohe Djihad. ryoherwa neza ubyumva uvuge hari ukuntu kagenda gakeya ariko Yes. ufite ukuntu wikaraga bikahita bigaragara ko ari byo bintu wihorera. hari ukuntu utwara ibintu gahoro ubwo muri kumbonera Djihad abantu mudukurikira gake apana hari mupunguze gato kwijwi mureke kumera nk'ibijwangajwanga ntago muri yongo girirwa ikiyongo aho kigeze cyangwa ukumva Djihad hageze mu mihanda ubundi yo ntambutse nimbeje noneho mfite ukuntu nitabane muco mubi nk'abajumba nimbe washumbye iki ni waragiye inka ntoya n'inkoko mugerageze muvuge gake mutaka ego mana Djihad niki se ko ngewe ndi kwereka abashukuru bazajya bataka ntago hano twigisha ibyo bintu oya ntago turi kubyigisha none siko mbona wikaraga ushaka kubwira abantu ko bazajya ngewe ndi kuvuga ikintu ndumva nshaka kugifiringa donc Djihad. ibintu nk'ibyo gahoro apana kandi iyo bitwara akavuga shyiramo izina ryawe uvanemo Kade sibyo numvise se vanamo Kade ushyiremo izina ryawe nibyo numvise yego nyine wumvishijemo Kade vanamo Kade ushyiremo izina ryawe Kade we oya vuga uti Djihad nari nkize ngo ntago noneho baraza guhamagara Kadete ameneke kuko iyo uhamagara Kadete we shubuza abantu bitwa ba Kadete harimo bafite izina aho rihiriye na Kado Kade ba Kadete bose nabo bagiye gusohora indirimbo courage kuri icyo kintu cyo hanyuma kuvuga ngo navuganye na kadukomeza kuri icyo kintu cyo kuvuga ngo umuhanzi agiye gusohora indirimbo ashize ibintu nka bire hanze ariko nkeka ko avantage yagize ari biriya bintu bya Yago right Yago biri ari ibyo byamuteye se ariyo motivation none se buriya ari gukora threesome ariko kuko hari ikintu cyitwa cya threesome nari kuri Twitter ejo bundi haza ngo umunyabwenge wize cyane waminuje ngo uba muri Amerika witwa Blaze ngo aravuga ngo ariko ngo iyo free zone ngo bite byayo ndavuga ntari kose turavuga threesome aho kazana free zone ubu rero cyitwa threesome icyari threesome cyabaye free zone ubu iri kuvuza ubuhuha uri kuvugana n'umuntu ati aho nturi muri threesome ariko kariya kantu ni umuti ubundi namaze kubona yuko u Rwanda ubundi twagezeyo kera ubundi u Rwanda rwatangiye kuba Amerika ahubwo murahari kuko twasirimutse ibyo byasirimutse kera twakoraga ibintu kera kubw'ababiri wahura n'umuntu isoni zikakwica ariko rero ugatinya no kuvuga mbega ugatinya no guhura n'umuntu ahantu ari mwabikoze uzi ko wacaga izindi nzira ariko nififuzaga hagira ni ntayobera ariko ubu musigaye muhura nimbe waramutse ntiwaryohewe kuko twageze noneho ubu ngubu ahantu bigeze ahubwo ubu tugiye kujya tubona ingo umugore azanye umuturanyi we ngo ngwino dukore yasha ababyeyi bo biragoye ariko urubyiruko bose bari kubikora si ababyeyi baba barabyaye kera bamwe barazikuyemo kera oya none se rega hari ukuba warakuyemo inda no kuba uri umubyeyi uri mu rugo ufite umugabo n'abana ubu rero twageze mu yindi si ya 3 zone ya 3 zone uwo we yanyishe threesome ita 3 zone ndagenda nduma ndagagaramera nerega narakumvishije uri kwita uvuga ati wowe manuka waranyumvise ita nkumanura direct nta nubwo nkutindira mu makoni narabyumvise uri kuvugana n'umuntu hari n'abakobwa babashuti banje turi kuvuga ngo ceceka shaje ngo mvuye gukubita kabane batatu ntugire ariko ubundi kubera iki umuntu azajya ahora kuri bata wenyine zana nuri nawe muri nawe akozeho ariko ikintu naje kumenya Djihad abantu baba basore baze kuza kumbwira niba nibeshye naje kumenya yuko ngo aba basore bakunda ibintu bya threesome na bakunda gutya umva ari ibiraya butwi noneho bo ngo baryoherwa no kubona umukobwa ku mukobwa bari gukora naho bagirana gute ibintu nk'ibyo ngibyo nawe agahagurukiraho mwese akaza akabahata ikiboko aho akabashumika ubwo rero ndi kureba iyi threesome iraza gutera abantu ubwandu bw'agakoko gatera sida oya nyamara none se nayigukuramo akagenda akayikubita mu wundi birashuri none se iriya miti uba uri kwamamaza n'iyiki nta y'ubunyerere irimo udukingirizo ubunyerere bwakubuza kwandura erega sida ifata umuntu wakomeretse Djihad none se zimwe mu ndwara zandura mu mibonano mpuzabitsina like imitezi se wari bwarwareho umutezi yego baba
oya wowe nturawurwara niyo mwawurwara ntumenyekana byo narabimenye abakobwa se barwara umutezi barayirwara ariko iyo bayirwaye ntago bimenyekana ariko umuhungu warwaye umutezi uraryana kera nigeze kubona umuntu wawurwaye okay ushatse kuvuga iki ntacyo Djihad ushatse kuvuga agiye ko narwaye umutezi yamye ko warwaye umutezi aza gukira abagenda barya barongeze kubaza nti mbe bite byawe kugenda kukandagira ntirakandagira ineza inabi nizo uziruka abagenda barya baninagira none yagiye kunyaragira hari uwo nigeze kurwaza Djihad ndagukunda bro akagira nkavugana ariko sinkari ziri kuva mu mutwe cyangwa ziri kuva mu byogwe n'abantu umutezi urahangayikije uzi ukuntu ngo uhora uva njye narwaje umuntu rwose wari urwaye ndamubwira ni nawe ufite agatwe gakomeye ni none se bigenda bite nticeceka ndicara nkavirirana rero ubwo wasanga imitezi y'abahungu ubwo ni imihango ako biragoye shawe biragoye ko waba uri gukora nk'iyo 3 samu ya Yago yashakaga harya we yashakaga 5 samu guhera kuri 5 samu kugeza kuri 3 samu yes azuni buriya Yago uramugongo yari bukure ejo twavuze ku kintu kijyanye n'intuze n'abantu bayikuramo inda mu ma dispense n'ejo muri twabivuzeho ku kazi ninjoro hari umukobwa nanyuzeho arambwira ngo nyabo ngo mwavugaga bya bintu nkumva ko ari je muri kubwira ko nari mfite gahunda na muganga yo kujyayo nti nanjye ibyo biyiko byamvuyemo ntubundavirirana nk'inka yewe ndamureba ndamubwira nti none kutagumye mu rugo waje gukora ikintu n'ubuzima Djihad naje gushaka amafaranga ntubwo uwo muhuru uramuha nticyana arashyiramo ndahanagura ashyiremo urabeshya ariko abagabo nabo ntabwo babagira wowe ni gute ubwoba bw'iki umubiri uragushegana ariko Djihad nukumira utaragiye umubiri wagushegana ukajya ariko ntabwo ukomvirije kujya mu maraso Djihad waba wayabonye se urwana n'amaraso kujya kurwana naho winjiza none se winjiza utareba ubwo wabureba yiki wabugiye gukontorora kuko ari genzura none se usanze yenda ubwo naba njya kureba yakwa mashitani sindeba ni gutyo yes yo nahuye nazo n'Uburaya no muri B+ barenda kuzabiduka ubwo ariko kuki gihe cyose yo mukoze ikiganiro ngo mukora ku Buraya ariko ikintu gihari ku kintu ibyo twishoboreye gukora ni nabyo bintu biri hanze aha nibyo bintu byeze none se niba abantu dufata nk'aba public figure ari byo bintu biberamo ubwo barashaka ngo tuvuge iki aba public figure nibyo biberamo hanyuma nago yagara ubu public figure Imana yarakoze je sindiwe wawe nawe barakuzi genza karenge buhoro banzi hikigiye ko bazi ko ndi umwana mwiza ariko je umunsi haje umuntu akavuga ko wamurongo uzabigenza gute njyewe reka njyewe naragiye ndikonesha kwikonesha urabizi sigaho ubu ndi inkone ya Nyagasani ndi inkone y'Imana n'igihugu hanyuma umubiri ukakurya ute ayiwe data azagira umuntu uza kunshingaho ngo naryamanye nako azaba kubeshye azaba mbeshye kuko ndi inkone y'Imana n'igihugu kuko urareba kwa kundi bahambira agahene bagahambira ububyo urabuzi ntago mbuzi hari utuntu tw'iduhene bahambira kugira ngo ihene itabikize tazajya kwimya okay ubu rero nanjye barahambira ni mukabandiyo urashoka ni kwa kundi bavuga ngo washotse ni nanyereye uranyerera ubwo rero abantu mu nyumve neza nari ntarabibatangarira ndi inkone y'Imana n'igihugu shaje hane kuko ijambo ibi bintu ntukice ntukibe ntugasambane ntukagambanire mwene so siniba sinica sisambano ndi inkone y'Imana Djihad ntugira ute ariko ndi indaya ku karimi ariko disi pe yewe nta nubwo nsambana ariko shabira ryo
uzi ko hari ukuntu ujya wumva hari ukuntu bajya bavuga ngo tujye muri Edeni nigeze kureba uriya mwana witwa Chrisisa aravuga ngo ajye muri Edeni aravuga Edeni Mbababajwe ngo uba muri Edeni yo mu mutwe basi sorry ndi muri Edeni we uwo murongo rari nabibagiwe basi sorry ndi muri Edeni we ari ukuntu bijyamo bikaryoha nibwo buzima rero nubwo mujye mubona abantu babizira umukuntu ukabona umuntu arabyanze ni ukwijijisha umubiri uraryana noneho hari igihe umubiri ntogotana ugashya ukagira ngo banshyize sigire mu birenge bikazamuka bikaka noneho jyewe rero hari igihe numva mbashaka kandi umaze kunyangiza zureka nkubwire tugire dutandukane dushwane ntago bibaho kuko bitari uziyane banga ikimana ifatanyirije iyo ndirimbo urayizi ibintu byacu nuko ahubwo nzakudetruna uzandeduwane bazakudeduwana azandeduwana se kangahe nahoze numva aba diaspora kuri live bari kuvuga ngo ari ukuntu baranyandikira baba voice note ngukuna abakobwa bo mu Rwanda bakora ibintu nyuma bakajya kwikarakaza bakabibonera tumereye nabi noneho ikindi kintu hari umukobwa w'inshuti yanjye yarambwiye ngo agiye kunshipingira ifite santimetero ngo 8 ubwo uzabaho n'urwo rubavu ntago mbizi nanjye naramubwiye ati mbabara uretse mbanze ndebe neza nzakubwira dore ngiye yarambwiye zaje zo muri mukagata ubwo mwebwe ngo muri kwitotomba ngo mwagize inuze mbega bagira ngo bahura n'abafite utugana nk'irabero nta mwanya baba bafite ndakeka Djihad kubera biriya bintu byabo birirwamo ngo bagiye mu buzi n'ibiki ariko akazi gasimbura gukora sex nakaye yego man ku buryo ushobora gukora kuhera kwa mbere kugera ku cyumweru none hari umuntu ushobora kumara ukwezi atarakora sex arahari n'amezi n'umwaka Kuki? Ni padiri se na padiri pasigaye yibetana abana bo makari Kigali Djihad nuko dufite uburyo hari n'abantu bashaka ibyo bintu ariko nibyo bo bose babumva batabishaka baba babishaka ariko bakabura abantu genda nkagurumana ukagira ngo banshyize kinyoteri hari ukuntu bajya bacana ikinyoteri ukabona kiratse neza ukabona imodoka iratse wari ukuntu feruje igira ngo ikakubita noneho hari ukuntu yaka jaune yo kugira ngo orange ni orange yo kugira ngo abantu batambuke iriya orange iramyasa gutya buryo umutuku uhagaze urya orange ni gutya uri muri circulation ivugira ngo ni iriya orange iri muri feruje yankwaza Djihad babari ese Djihad uze ntaragaruka inde fofo dancer wapi ntagaraza uramushaka fofo dancer hari umuntu ngiye mpora mbona postinga kuri TikTok account yiwe gutya niba ari umusore niba ari umugabo usa nk'ubyibushyemo ukuntu umupostinga we aposting umugabo umupfubura okay ubu sura mugabo ukuntu nabonye ameze yabasha fofo dancer vodese sinda yabapfa ibyo erega buriya hari ikintu namaze kubona indaya ntizijena ntago zumva nguzanye ngo ngufite kagufi ngufite gato ngo ntabyuzi apfa kudiringa n'amafaranga kandi kabe gato buriya niyo mpamvu kabe gato arakabyinira arakaririmbira araririmba nka zimwe za kamarisa akubakubita kunuza gutya arabashaka ko mukubitira muri cike kubita ngo bivuge ngo bagakubita nk'abakwita ngo bebe nuko ntabwo ibyo biba bimureba buri uzacungane n'indaya indaya ntisubizayo umugabo ariko umuntu utari indaya aracagura nanjye ndagira ngo umenyeshe yuko ncagura ucagura indaya I'm not prostitute ziri cheap donc ziri Zevo Vodensa ni cheap oya nyine ntago wari cheap nizo ndi kuvuga ziri muri iyi mihanda nase Vodensa bakubwiye yuko ari indaya iri cheap ubageze i Dubai ngo indaya za Dubai ziri kumbwira ati uno mukobwa agera umusubize mu Rwanda twatumereye na uvuze ibintu bya Vodensa mitanibuka Marina nabonye ejo wundi Marina muri Tour du Rwanda ari kumwe na Nuzi no wamuga ariko nta kuntu wabonye Marina meze afite babarira ngera nta nubwo ari umuhondo dore reba kuri iyo ntebe nabonye ameze nk'umuntu ufite ikintu kimeze nka jaune naramubonye ndavuga Marina ko mbona ntazi uko ni amavuta ari kwisiga cyangwa hari ukundi byagenze ni gahunda ni gahongayire
Mana yo mwijuru ibindinde ntazabyumva. Yanagize stage nziza muri 2D Rwanda. Sinibuka niba ari mu kahe karere. Ameze neza hose. Yapu nta byameze neza ni gutya. Urabona kwa kundi biba byisunitse gutya. Atu. Wasanga nta birimo rero bamubeshyera. Iyi wasanga bamubeshyera. Kuko bimeze kuriya. Twabibona ariko haracyari kare Djihad. Haracyari kare none se hari amezi angahe? Ahubwo hari umuntu twahuye ndi kuza kukwitaba harambwira ngo tyo niyo nda wayikuye ntireka ntiyi mihanda nawe nawe izagutera inda. Ni kuko iyi Kigali nawe yagutenda kuko nose babanze bakamenya yuko ufite amafaranga. Amafaranga asatera inda. None se wabonye umutindo ugira inda nk'iyo ngiyo ufite? Yaba yari yikiza. None se nyine. Yego ndurabore ukuntu usekera ku mubyimba. Hari ahantu nari nicaye abantu bose barinjira ngo muje gukora ingo tuje kureba akazi. Akazi karabuze amastade bari kuyavugurura wabuze akazi ujyayo ubabaze nta kazi gahari baguhijire. Ntabwo rero bakunda kwivuna. Iyo udashaka kuvunika rero njyewe sinzi impamvu. Nkunda amafaranga. N'abantu barabizi na ninjoro nahuriye n'umuntu muri club ampa amafaranga pe. Baramaze kubimenya bati umushu wacu akunda amafaranga kandi koko nibyo atinya busaba. Kandi nabo bakayagusendageza. Nako baravuga ngo dukunda abantu ngo mana we nkunda umuntu ngo nkunda ngo kurya ngo like ngo eja watubwije ko igiye nkunda amafaranga. Kuko no kuri stories zanjye za Instagram bantu bambajije ngukunda iki nkunda amafaranga. Umuntu yasambwira ati uranyemeje mpa mobile money yawe ngo amafaranga. Muhereze. Yampaye kandi hari ririho riri gufyigina kuri. Ahubwo se sinarisize mu tubari nagize ngurutsemo iyo. Oya nese byo hari cyo bitwaye kandi mushyashya muri iyi mihanda. Tutazengurukana iyi mihanda ahantu hitwa Chillax urazi. Ndahumva Chillax. Chillax ndahumva. Bugaro urazi. Aho hose niho haba indaya nyine ndahumva kuko nge nta hantu mpurira n'indaya. Indaya zibaye. Wallahi haba indaya ziri class. Vuga gutyo. Aho. Uvuze ziri class nibuka yuko hari abantu bitwa Make Beauty Cosmetics. Okay. No. Ni Make Beauty Cosmetics. Okay. Noneho muri Make Beauty Cosmetics bari gutanga umuti ugufasha kwirukana maribori. Aho urahari ukagufasha kwirukana amatashi babandi bishwe n'amaketusi abitukuje n'ibirabagu ivuta rikuraho. Ikindi baguha skin nziza. Hanyuma rero skin nziza sudasanga. Yes, hari ukuntu ufite ibintu by'amagnuza urareba ukuntu usa mama nyaboge nze nyirira. Angalia. Munihangalia. Okay. Aha. Nze nyirira. Narabayobotse. So ikindi batuma baguha amavuta atuma ibunoriza. Hari abantu baba bafite iryo vuta ahubwo nanjye ndarishaka. Iryo niryo navuze kushaka. Abantu bafite ipfunwe ry'imiterere yabo ry'ikibuno tayari. Ikindi bafite amavuta cyangwa se imiti igufasha kwirukana ibyo bintu ugasanga urasa neza. Cyasa neza rero ubikesha Make Beauty Cosmetics. Banshakire n'ivuta ry'ibere. Nshaka ivuta ry'ibuno n'iry'ibere. Aho nibagiye kukubwira ibere ryo bararihagarika ukagira ngo ni umutemeri babandi iryaguye babandi bafite aho yaguye ukaza ukajya gura n'umuntu akarikurura cyangwa ugasanga waronkeje ukagira ngo wonkeje na baba mwana cyangwa ibijura. Umva bararihagarika rigashinga busumari. Ubwo abantu bagane Make Beauty Cosmetics babahe ayo mavuta base neza. Kandi ikindi banagufasha baragushipingira babikuzanira ahantu uri n'abari mu mahanga. Bakora delivery na shipping. So rero mu bagane bakorera he? Bakorera hano i Kigali ahubwo reka nsembahe nimero zabo. Shiraho nanjye ndahita nzandika kuko ndazikeneye izo nimero. Kuko bahita bagufasha neza kugira ngo ugire uruhu rwiza. Ntako bisa rero no kugira uruhu rwiza. Umeze neza, ufite uruhu rwiza bigaragara yuko unarya neza.
ni ibintu bibiri bigenda sibyo yes 078 ushaka rero kugana Mic Beauty Cosmetics urabahamagara kugira ngo baguha amavuta umuti utuma amabere agahagarara unasobanuze ibindi bisobanuro yes wahamagara kuri 0783747673 umva 0783747673 yes iyo ni Mic Beauty Cosmetic ukagenda bakakwitaho ukamera neza cyane kuko urareba nanjye ukuntu usa urasa ute rero Djihad ese ni ndakubeshya kuri mwiza oya kuba mwiza sibyo mvuze ariko uruhu rwanjye rurasa rute ko mbere ntarayigana wasangaga afite ibintu by'amabara hano ku ntoki abagore baranshutse bampivuta riranyomora hano narazanye ibirabagu ariko narabaganye baranyatse Djihad umuhanzi witwa M1 uramuzi M1 manager managingwa na Papi uzi indirimbo yitwa ngo Brenda irimo Bruce Melody n'uwo muntu witwa M1 nawe mumurangira aho hanageye ahubwo agireyo n'abandi bose yewe indirimbo se za kera nabonye yasaga nawe asa nkanjye usa neza oya ukusa neza usa nabi uratuma niheba kandi naraganye Mic Beauty actually yariraburaga ntago ari ugusa nabi ariko yariraburaga ariko je urabona hari umuntu ufite nubwo ndi igikara ariko mfite igikara kitariho ibidomodomo bya bintu by'amatashi hari ukuntu usanga umuntu yarazanye ibiheri bidasobanutse none bafite uruhu rwumye cyangwa uruhu rwumye mwagiye mugane Beauty rwose babasige bamere neza uwo rero uwo M1 narindi kukubwira ngo nawe yari yaragiye kwiga ibintu by'umuziki nka biriya bya Dani nanone wahora n'iki ko babonye ariko twashyize ku rutonde abahanzi bitukuje sibyo njye wa mbere ndamugira M1 harya ntuze wa wundi waririmbye inde wa wundi Ibya Brewston ariko mana yanjye n'umunwa wanjye uzankoraho ariko nawe mbona ntako atagize uwo muntu wari uri kuririmba ninde reka kwitukuza nta kibazo kirimo iyo utari yitukuje noneho ku ruhu rwahita rutakara yagenda rutoragura mu nzira bongera barusubiza ariko umuntu witwa Okama ngo agiye gushyira hanze indirimbo yitwa gute se none ntago ndi mbizi ariko ngo agiye kurekura nimba ari gusohora timitimine rero bere kaje baranazi ibyo ariko sigaye yakasigaye kameze neza ya ahubwo yazaduhaye lift muri kara kamodoka yego mana none nigeze kubona ari mu modoka bashyiramo imisego nk'ine kugira ngo agere kuri ntuze kuri ariko rata abantu bagufi ntimwumve ndi kubavuga gutyo nanjye ndi mugufi bandescribingira ukuntu ndeshya ugendeye kuri iyo mikro itonde uzaze rimwe uhagarara habakubona utaneza abafana bawe muri iyi minsi oya ndi mugufi umuntu asigaye arwaniranirwa n'abafana be Ego. Hako ngiye kuba ndi mugufi nta kintu bizera. Erega nese ko nta kintu wabikoraho nuko yakira ukumva ko ugomba kubana n'umugufi. Ariko manda warakose. Warangize burebure. Djihad. Zuba jumba barirakwera icyo kora. Abashu bameze gute? Abashu bameze neza. Ese wazashatse ukuntu ukora turi mu bikorwa byo gufasha abantu kugura mituweli. Okay. Nk'abashu tukajya gutanga mituweli mu ntara. Yes, nizere ko ubuse abashu hano of course baraza kuza. Ese abashu babi Kigali gusa no muri diaspora. Yego komanda. Reka narakubwiye nti hari abaperezida b'ibihugu byabo. Yego. Nanjye ndi perezida w'abashu ku isi yose. Ibaze ku isi apana mu Rwanda. Quiz. Ngahi baza aho hantu. Buri gihugu cyose buri gihugu cyose hafite y'abashu, hafite abambasaderi b'abashu. Mwandike niba nta gihugu kirimo umushu. Ndahita nemera yuko ntazabura rero n'undi muntu uzaza akavuga ati Djihad yarabeshye ntago ari we wazanye abashu.
uwo munaza isi ishize baraje abo baba baza batogota bahinda ntago wababonye wowe baheruka kuza bayura ariko mbafata nk'abantu bayuye kuko uyu mwana yayuye ugira icyo gafata mukaka ikindi ndashimira n'abantu bari gukora indirimbo zirimo abashu thank you so much gusupporting asiko meruka ugiye gusohora indirimbo y'abashu yaherereye Iraje. haleluya mu kwezi iraje ishyushye imeze itya ito iratogota bande nabande niyanjye ku giti cyane nyine hari ukuntu ushaka kuvuga ati nzashiramo uzayijyamo nawe uri umushu buri mushu wese ahantu hari anyandikire kuri nimero yanjye abatazifite nimero yanjye ajye ku rukuta rwanjye rwa Instagram hano siho namamariza nimero zanjye bajye kuri naje gusapotinga zose naje kwamamaza nimero zanjye ariko barazifite niwe ikindi nizere ko abantu bakurikirana day to day bagomba kugura imipira y'abashu please hurry up uri umushu gute waba uri umushu ukaba uticara ku gasonga bugari iyo nicaye kuri 3D of course tuzajya tuba twicaranye aha nawe wami naje kugusapotinga bajye bakegura ahubwo begure tubira ni gute umushu abaho adafite umupira w'abashu adafite agasonga bugari ubwo wabateye ate ntago bibaho adafite n'ikayi n'ikarini ariko aha nta kayi n'ikarini zihaba tuzifite iwacu mu rugo rugari natwe tufite ibintu byinshi tugomba kuzazana aha ngaha utazabona muri wow courage zo nukuri nishimye kubera wowe kandi ibaze ko ndi gukora interview nkumva ko ari ese hari ine interview cyangwa turi ku ibyo simbize ibaze ko kumva ngo na hostinze of course day to day am hostinze biciye muri Zoo numva bibaze ko ubundi kumva ari nkaho ari nyawe wanjye twicaranye hari nurese n'ubundi cyo reka nkubwire nta munyamakuru upfa kumpangara never ntago jewe mpfa gukora n'umunyamakuru wari we wese abantu nabonye b'abanyamakuru dushobora kuganira muri interview hari Emi hari Muyango of course hari wowe hari n'undi witwa DC Clement Clement wakoraga muri The Choice akorana n'akaza n'undi witwa Joseph Jeff nta wundi munyamakuru wankoraho hano mu Rwanda ntawe kuko ibiganiro byanjye biba biguye kuko abandi batwara abandi barirangwa ariko uretse abandi baganiza ngo ari kurabona ngo runaka ngo barajyaga ngo baramvuga njyewe naravuzwe umuntu usigaje ibintu ataravuga kuri Djihad yarakererewe ubwo inshuro y'ijana yarageze inshuro yawe yimwe ijana nimwe ntiyananiye yagutwara iki se naravuzwe nta nkovu y'uruvuga ariko nanone njye nibwirire n'abantu badukurikiye niyo bantu ubona abantu batari kukuvuga bro uzaba uri reka nubona umuntu utari kukuvuga ntabwo uri gutera imbere ubu rero niyo mpamvu namaze kubona yuko navuga nti okay dukore tugende ubwo bamara yabenzangu rero are tukashana tukagenda hanyuma ubuzima bwawe busanzwe umeze ute umutekano wawe ubuzima bwa buri munsi meze neza cyane faranga dar rero ntacyo shinze imana mfite amafaranga ukagira ngo ni wowe uyoboye beneri ahubwo ubugira ngo ndi nka perezida wa Rwantanamo yes uzi kuri bitanu byanjye ku gihumbi cyanjye ndanyurwa umuntu witwa Gahongayire Aline niwe wavuze ngo ndanyuzwe mu mutima wanjye so mu buzima bwanjye nize ko ngomba kubaho nkanjye nyine so nkagira nkanyurwa na duke mfite sifite ibya mirenge kurenyo sifite ibintu mfite ibintu mfite abantu ariko njyewe bitanu byanjye ubugira ngo bro mfite miliyoni nukuri kuri bitanu byanjye kandi ukambira uti I need 1k nkayigukoma kandi mfite bitanu nkasigara na bine nkanyurwa n'ibyo rero so niyo mpamvu mvuga ko mfite amafaranga yes I have money because simburara simbwirirwa simbura kugura inkweto so bya bitanu byanjye rero bimbeshaho so ntabwo mvuze kuba mfite amafaranga mfite amafaranga niyo naba mfite igiceri cy'ijana cyitwa iki amafaranga ntabwo cyitwa ibiti ni amafaranga yes I have money ariko mfite inzozi zo kugira ibifaranga oya imana yaguhe mfite inzozi zo kugira ibifaranga ariko mfite amafaranga ariko ndashaka ibifaranga kuko nkunda amafaranga kuko niyo tuganiriye mba mbona wampa amafaranga
sibyo mbabona niyo duhuye ukansuhuza wampa amafaranga Cyane. kuko jye nkunda none se amafaranga amafaranga asava mu bantu ibintu ni abantu bro upo nyonyo ni mupo titi upo ibintu ni abantu okay yeah hanyuma rero katunasoze Yes. tugendere tuzagaruke ku munsi wundi Yes. twongeye kukwa reka nkubwire mu gihe ukicaye aha ntiteye amabuno kuri iyi ntebe nzaza kugusapotinga ariko n'ubu udahari sinzicara hano oya icyo cyo mbanje Ugomba- kukimenyesha hakiri kare ugomba kuzaba uhari aho kuko- uzajya niho nzajya kuko uri umwana mwiza Ngaho twarabanye uza. tubana neza turi no gukorana Yeah, uri umwana muri mwiza B+. so nagombaga kugusapotinga please you guys abashu please 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 musapotinge tuvuge Queen Zoo please wanjye gute koko? mumushigikire n'umwana w'umukobwa nkunda Wirwanyeho, wirwanyeho akirwanaho. akunda gukora akunda umurimo akunda abantu mumusapotinge mukora subscribe share ndetse na comment n'ama kuri likes menshi day to day nta TV iriho Cyane iwacu yuko- twibera ku mateleviziyo gusa Day gusa. ni day to day nta Day TV nta bya day to day TV mujyeho mukore ndabona ari izuba ryarashe reka nkubwire nyine izuba ryara Yeah, ni so- buri munsi izuba buri munsi se sirirasa day to day okay bagusapotinge n'undi wese kandi n'ubu uzaka interview ntazayikwime you guys Ubwo bazabitinyuka gute? uzayikwima Niba nabigerageza tuzaba- uzayikwima uzampamagare Buretse. kuko uri umwana wo gushyigikirwa tuzabubakoza siko uzayikwima uzamuntume nzamugutungira agatoki kujya ndengu ahubwo na Emi nyawe azagusapotinga azaza guha Sibyo? interview yes eminya okay Yes. kumunsi w'ejo azayiguhe tuzamushaka ndamubwiye Emi please Okay. sapotinga Queen Zoo turakorana n'umwana mwiza nawe uzaza umuhe interview yes thank you so much ubwo abantu badukurikiye kuri Yeah. day to day ubwo twari turi kumwe na Djihad Yeah. umushu w'abashu Yeah. ako Djihad ngenda gukunda yenda mbikubwire Thank hakiri you so kare much, yes. utazapfa nkiririshwa nivugishwa ngo Ndagukunda yari ngo nanjye yari ngo Zoo. yari I love you so much uri umuntu mwiza uri supportive friend thank you tuvuge gutyo mu ndimi z'abongereza supportive friend so tuzasubire ku wundi munsi ntazi Sawa, uwo ari sha. we tukwakiriye ariko ibiganiro bya day to day TV byo ibiganiro bya day to day byo bizakomeza yes wakoze cyane thank you kuntumira so nawe. much for coming